byari byemewe noneho ngo Dani ngo yajyaga ajya mbese mu nzu yiwe akikingirana wabyumvishe agakingura amadirishya wayerekeye Yerusalemu kubera icyo yerekezaga Yerusalemu mu myizerere yabo y'icyo gihe wabyumvishe wumvaga ko ari Imana iri kuko niho bajyaga kuyihamagara aho zikinguye wabyumvishe bishaka kuvuga ngo ntabwo baciye gusenga wabyumvishe hamwe no gusenga ibyo basabye nibimara gukemuka neza bivuga ngo hari izo bazongera bakingure ariko icyo nshatse kuvuga iki ni iki rero Daniyeli nimba yarakinguraga amadirishya ayerekeje Yerusalemu abantu zitakingwa Imana ntabwo yavuze ko tuzayisanga mu nsengero no kuvuze ko ari ugukumbura guterana kwera tuzayisanga Imana yaravuze ngo nzagendera muri mwebwe nindangize nkorere muri mwebwe icyo nshatse kukubwira aho ni iki rero igihe iyo gikomeye nyine umuntu agikoresha uko kiri niyo cyoroshye umuntu akagikoresha uko kiri bishatse kuvuga ngo rero ibi ni ibihe nyine duhagazemo kandi Imana yemeye ko duhagararamo suze bakunzi bacu bakunzi bakadasohoka bakunzi b'ubutumwa bwiza bakunzi b'Imana abakozi b'Imana cyangwa abana b'Imana ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi tugarutse tubasuhuza n'ukuri kandi tubaha yamba umugani w'abarundi Imana ibaha umugisha cyane rero uyu mwanya ndagira nshimire umuntu wakanze subscribe nawe utarayikana njya nkubwire ngo kandaho kugira tubane mu mahoro tubane twamamaza ubutumwa bwiza ariko umfashe ngufashe ibintu biryoshye Uwiteka ubutumwa yaduhaye buraryoshye cyane burimo ikirungu muririmbyi yararimbye ngo ibintu birimo guwe rero ibyacu birimo gu ndagira ngo mbabwire rero wewe wakanze subscribe yikandeho utarayikanda subscribe yikandeho nawe wayikanzeho komeza ubane natwe ujye utureba tujye tuguha ibintu byiza imbere ya kamera tuhafite umutumirwa reka tubanze tumusuhuze raho neza muraho neza amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe cyane yego Imana iguha umugisha amen amen ndawakire mu izina rya Yesu yego reka tubanze usengera abakunzi bacu kugira ngo iyi gahunda tuyibanemo mu mahoro hatagira satani ngiye mwita mapengu adahaguruka akaza akaturwanya muri ubu butumwa bwiza ariko Imana yaravuze ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntabwo ashobora kurwanya itorero ry'Imana ngo aritsinde niyo mpamvu nanjye mvuze ngo tubanze twishyire mu burinzi bw'Imana Yesu yaravuze ngo duhore dusenga musenge ngo mutajya mu moshyi natwe rero reka dusenge satani atatwoshye mu bindi bintu ndakwakiriye Mwami Yesu turagushimiye ko uri umwami mwiza amahoro wakoze ko waturinze tukaba tugeze duhumeka umwuka bazima izina ryawe nirishimwe komeza kubana natwe ubane n'abadukurikiye aka kanya reka imbaraga za satani zitsindwe ahubwo haboneke izawe urakoze gusengana kwacu byose tubisabye twizeye ko bikoze mu izina rya Yesu amen Imana iguhe umugisha muvandimwe ndagira ngo rero nkwibarize utubazo tungahe muri no minsi turimo kurwogwa cyane n'imisengere ni gute abakristo bagakwiye gusenga kuko imisengere iragoye usanga gusenga hamwe zifunze hamwe bidafunze ndagira ngo utubwire ese ni gute abakristo bagakwiye gusenga uravuze ngo hamwe zifunze ahandi zidafunze ahandi zidafunze muri make zifunguye ahandi kandi zifunze muri makeya bamwe bemerewe gusenga abandi batemerewe gusenga nicyo ushatse kuvuga nshaka rero kukubwira ngo nta muntu n'umwe uriho babujije gusenga kabiri bose basengera mu mashyamba kabiri nta muntu n'umwe utemerewe gusenga ariko none se ntago baciye ubutayu Daniel yavuze ngo iki se nyine we Daniel hano yaravuga ngo abazi Imana yabo nibo bazakomera aravuga kandi bamara gukomera bazakora iby'ubutwari ariko guterana kwera kugomba kuba banza wumva icyo nshaka kugusubiza mu gihe cya Daniyeli ijambo ry'Imana ryabaye ingume niko biritubwira wabyumvishe gusenga ntabwo icyo gihe byari byemewe noneho ngo Dani ngo yajyaga ajya mbese mu nzu yiwe akikingirana wabyumvishe agakingura amadirishya
wayerekeye i Yerusalemu. Kubera icyo yerekezaga i Yerusalemu, mu myizerere yabo y'icyo gihe wabyumvishe, wumvaga ko ariho Imana iri kuko niho bajyaga kuyihamagarira. Wabyumvishe, akizera ko nakingura amadirishya akayerekeza i Yerusalemu, akumva ko byanze bikunze Imana iri bumwumve. Wabyumvishe, none rero twebwe dufite amahirwe mu gihugu cy'u Rwanda, nyine uravuze ngo hari aho zikinguye. Wabyumvishe, bishaka kuvuga ngo ntabwo baciye gusenga. Wabyumvishe, hamwe no gusenga ibyo basabye nibimara gukemuka neza, bivuga ngo hari izo bazongera bakingure. Ariko icyo nshatse kuvuga iki ni iki rero, Daniyeli nimba yarakinguraga amadirishya ayerekeje i Yerusalemu, abantu ntibakingura amadirishya y'umutima, abantu ntibakingura umuryango w'umutima. Wabyumvishe, berekeze ku Mana. Wabyumvishe, bishatse kuvuga iki rero, abantu bazi ko babona Imana ari uko bagiye mu rusengero. Wabyumvishe, muri iyi minsi afite ibibazo. Twizera ko insengero zakingwa zitakingwa, Imana ntabwo yavuze ko tuzayisanga mu nsengero, no kuvuze ko ari ugukumbura guterana kwera, tuzayisanga. Imana yaravuze ngo nzagendera muri mwebwe, nindangize nkorere muri mwebwe. Icyo nshatse kukubwira aho ni iki rero, igihe iyo gikomeye nyine umuntu agikoresha uko kiri, n'iyo cyoroshye umuntu akagikoresha uko kiri. Bishatse kuvuga ngo rero ibi ni ibihe nyine duhagazemo, kandi Imana yemeye ko duhagararamo, tugomba kubikoresha uko biri. Rero nta nzitwazo imbere y'Imana ngo tuve ngo gusenga. Birashoboka ko abantu gusenga babihagarika, ariko Imana ntiyabihagarika. Mu rugo iwawe wasenga, ugenda wasenga, n'ubu twica aha ngaha twasenga kandi twahamagara Imana ikatwumva. Wavuze ngo amen? Njye numvisha nagusubiza muri ubwo buryo. Yego, iyo urebye urakoze kunsubiza, ariko iyo urebye muri ino minsi ubona nubwo unsubije gutyo, ubona leta isa nk'iri gukasa insengero, mbese iri gukasa abantu basenga. Ndagira ngo umfashe, niki twasaba leta twakora kugira ngo leta duhuze abantu basenga, abapasiteri cyangwa abanyamadini bahuze na leta? Rero njyewe hari icyo ntarenganya kuri leta. Wabyumvishe, njyewe nemera ko Imana nsenga ari Imana ivuga kandi ikanakora. Wabyumvishe, nimba guhera 2015 njye nariyumviraga Imana ivuga, abahanuzi bahanura bakavuga ngo ibirura bikabije kuba byinshi mu murimo w'Imana, Imana ije gufunga insengero. Wabyumvishe, hagaca hagahe bagafunga baca ibintu by'ibyumba n'insengero zituzuzurane, bakagira ibyo bakora bitazongera gukora. Nabwo abantu zakomye gahanura ngo ntabwo Imana irazifunga, ngo iyi ni gahunda ya leta yo kugira ngo mbese abantu basengera ahantu heza. Bavuga ngo hari igihe zizafungwa, mbese Imana itite ku rusengero rwiza. Icyo gihe covid ikaza, insengero zigafungwa, abantu bakavuga ngo oya, ntabwo ari ibi ngibi. Wabyumvishe, nyuma ikavuga ngo nge ndaje kuzifunga n'imfunguzo nzijugunye. None ko Imana itazamanuka mu ijuru igwa hasi nk'ikimanuka. Wabyumvishe, Imana ko ikorera mu bantu. Bishaka ngo nimba abantu barananiranye, hari umwe avuze ngo irondo ryivanze n'ibisambo. Wabyumvishe, nimba abantu barananiranye bakanga kumvira Imana, bakanga kumva imbuzi y'Imana, Imana ikorera mu bantu. Wabyumvishe, niyo ishiraho ubutegetsi. Banze kumva, Imana ibahanisha ubuyobozi. Reka ibahane rero, nibamara gutunganya iby'Imana yashatse ko bakora. Wabyumvishe, bigaragara ko ari gahunda ya leta, ariko ni gahunda y'Imana. Imana irimo iratunganya umurimo wayo, irashaka kugaragaza ibisambo byari byaragiye byihisha mu murimo w'Imana. None ko nkunda kuvuga ngo hari abantu bahagaraga mu nsengero bakigisha kuvuga ngo Imana yabujije kujya ku YouTube. Uyu munsi wa none ko bose ariho bari, noneho bafunze insengero bibemerera, yarabibemereye. Icyo nshatse kuvuga aho rero, yarabibemereye, niko yakubwiye, benshi niko batubwira. Icyo nshatse kuvuga rero, wabyumvishe, baravuga ngo iyo amagara aterewe hejuru buri umwe asama. Ushatse kuvuga ko turi mu gihe cyo gusama, buri wese asama. Abenshi bari mu nsengero biba, bafunguraga ibyumba biba, bakajijisha, bagashaka kugaragaza ko bataza hano kuko bo bafite aho bibira. Wabyumvishe, uyu munsi wa none rero aho bibiraga inzira zarafunzwe, Imana yaraziborose, yakubisemo code password, kuyikuramo rero birabananira. Noneho baza gushakira aho bumvaga ko batajya. Icyo bishaka kuvuga ngo none kuri YouTube ko ntayahari, ni amaco y'inda.
kuri YouTube ko ntayahari. nose ushaka kuvuga ko ari ijambo ry'Imana baje kuvuga baba baje gushaka iki? bose njye sinjya nkunda kaba diaspora babaye ibisambo. abadiaspora ntabwo ari ibisambo bibabeshyera nibyo kubwiye ko abadiaspora ari ibisambo ibisambo reka kuri weho nyine uravuga hari abanumuye nabo baragenda babibisambo. abadiaspora ntabwo ari ibisambo uzi impamvu YouTube yaje bisambo bikajya biteka imitwe nta jambo ry'Imana bafite nta buhanuzi bafite bakitwikira agakingizo kuko bazi Imana babyumvishe. abadiaspora rero bahita basobanukirwa ko abenshi bafasha ari ibisambo bituma ahubwo n'abantu beza bazima bagafashije babigenderamo. none urambwira ko ute ko abadiaspora ari ibisambo? baburanira ubwo ufite wowe uguha ntawumpa wabyumvishe ntabwa n'Imana wabyumvishe. kubaburanira buriya hari uwo uri kugira ngo ataza kuvuga ngo wamukozeho ikiganiro. reka nkubwire ndi imbere y'Imana manike ikiganza nta mudesipora mfite ubu ngubu tuvugana umfasha. uzi abadesipora bashobora kuba barampaye natwo ariko ni dukeya 2021 gutyo wabyumvishe. ariko ni ibisambo njye ntabwo nemeranya ko ari ibisambo. ni kuki utemera ko ari ibisambo kandi mbizi neza ko nabo badutuburira? ngewe hari umudiaspora wambeshye arambeshya ngo urumva ntabwo ari umusenzi arambeshya ngo ngewe ngiye kukohereza amafaranga 2 miliyoni. arabikubwira arabimbwira ntabimusabye ariko bariyemera we mugatsindwa n'Imana. oya yeka nkubwire arambwira ngo ngiye kukohereza 2 miliyoni tinazohereje ye nanjye ndara na bot naze nkajya mbyina aho ngenda muze ubuzima burahindutse. yarari ashaka ngo kugira ngo amigishoro nje umugore wanjye aje gukora arangije icyo gisambo ndi kukinenga n'abandi bameze nkabo muri bisambo urumva kirambeshya sha. icyo nshatse kukubwira none wasi igisambo icyo nshatse kukubwira hari icyo ni namusabye umuntu wese wemera ikintu atazakora niko birivuga iravuga ngo guhiga umuhigo nuwuhigure birutwa no kucyagira ute no kutawuhiga. ibyo ni ibisambo rero hari n'ibindi bimeze nkabyo byabonye ko abanyarwanda turi abakene urumva none biri gushaka kudufatisha nk'uko biri hanze ngo biri muri Amerika mugende muri ibisambo. icyo nshatse kukubwira aho ngaho hari icyo ndi bubivuge wabyumvishe wanze wigenzure neza. yagenzure neza nta mwuka w'inyatsi ufite ukuri ukubuza kwakira umudemoni. none nyuma yaho ko hari uwanyoherereje bikemera iyo nyatsi yari yagiye. icyo nshatse kubwira aho ni iki sibyo ahubwo ni igisambo. ntega amatwi se nta kwezi kurashira nanjye mbeshywe n'abadiaspora noneho weho wabeshywe n'umwe njye nabeshywe na 2 mu gihugu kimwe kandi ngewe ntabwo njya nsaba ntabwo ngewe urumva binginze umuntu ndetse umunyamakuru baramubwira bati ko abantu baza kuri YouTube abenshi batutuburira bati twanyura mu gikati twabahamagara tugasanga nabo ni irura waturangiye umukozi w'Imana wemva wizeye. ubu rero umunyamakuru bahamagara umunyamakuru twasenganye mu butayu hari intagangare nyuma Imana iramuzamura ibyo naragiye muhanura birasohora ari ku rwego rwo hejuru ushimishije. ndavuga ati njye nifite umuntu wanjye ati kandi uko mbizi ntabwo ari mwabo bose wabyumvishe ati nta nubwo yaguca amafaranga. uwa mbere arampamagara yamuhaye nomero zanjye arambwira ati ndamusengera turasengana yewe aravuga ati kabisa urimo umwuka w'Imana nta n'igice cy'ijana nigeze mwaka ahita nk'umunsi wo kunyuhirizaho amafaranga. burya nimba hari umuntu mububaho w'umugome ni umuntu akubwira ikintu bita amafaranga kandi uyakeneye wabyumvishe arega amafaranga uko hari imbaraga z'Imana hari icyo bita imbaraga zo mu mufuka. imbaraga zo mu mufuka ni iki ufite amafaranga ntiwaburara umugore ntiyaburara ufite abana ntabwo baburara ni koko ufite amafaranga akora na business. rero iyo umuntu akubwiye ikintu bita amafaranga ntagikora abahimutse cyane wabyumvishe. yarambwira ati ndaguha amafaranga igihe kigeze nawe arambwira ngo hari umuzungu wari ko yamuha ngo yapfushe umuntu muri famiye agumye anyizeye bitangaza mu iyi minsi nomero yayikuye kuri WhatsApp ntikiba kuri WhatsApp baratuboroka wabyumvishe. hoya ntago bayikuraho akanda block wajya umwandikira ni kavivure
oya noneho njyewe byanyeretseho ko itakiba kuri WhatsApp wabyumvishe kandi yaramvugishaga mu cyumweru kimwe ambwira ati mukozi w'Imana ndamuhumuza namubwiye niba warabuze amafaranga humura ntabwo naburyo amafaranga ntabwo bivuze ngo twashwana kubw'amafaranga wabyumvishe undi wa kabiri wabyumvishe n'undi ne wampamagaye nawe bari mu gihugu kimwe yewe ni umumama ngo ni n'umupasiteri wabyumvishe nawe arambwira ati nsengera ndamusengera avuga ati kabisa urumva anyize bitangaza bitabaho mbese arambwira ati ngiye kugushakira visa ngiye gushakira nawe urashyuha arambwira ati ngiye gutegura ibiterane muri icyo gihugu nari nkivuze mu minsi ishize muri iki cyumweru tushoje yambwiraga ko yavuye muri icyo gihugu ari Kampala ambwira ko agiye gufata indege akaza mu Rwanda tugahura ambwira ati ngiye kukwereka uburyo tugiye gukora umurimo w'Imana kuva uwo munsi nigeze wivugira kumvugisha kuri WhatsApp wabyumvishe nategereje rero indege nimba areze Kampala indege yarahirimye naramwandikiye ndavuga nti se mukozi w'Imana mpanza kuza mu Rwanda byarahagaze ariko waba warasubiye ahari asoma ubutumwa arashishika ntiyavuga gusa mu Rwanda hari abantu babi no hanze barahari ariko icyo nari mvugiye icyo wabyumvishe hari ikintu yakunze kuvuga ngo nta gasozi kabura abantu beza n'abantu babi wabyumvishe mu Rwanda hari ibisambo hari n'abantu bazima wabyumvishe no muri diaspora harimo abantu beza n'abantu b'ibisambo wabyumvishe icyo kurundi cyo nagarukaho reka tunenga abantu bemerera abantu ngo bagiye kubakorera ibi nta gahunda bafite yo kubikora kandi batabibasabye bakabyikura ku mutima bamenye ko atari byiza byanze bikunze ibyo bintu Imana ibizababaza kandi iyo ubeshye umuntu rimwe weho buzabeshwa kenshi wese wemera ko ari ibisambo ariko ntabwo ari bose njye ntabwo njya nemera ko wenda nanjye ntabwo nyakira abantu muri rusange ko arabaguhaye hari n'abampa wenda nanjye arabazana baraguha ndabizi baraguha oya ntumbeshye baraguha ahubwo aba umwe gatukisha bose ariko nanone ntabwo reka mvuge ko harimo ibisambo nk'uko no mu Rwanda mu bakozi b'Imana bavuga ngo mwaratuzinuye muri ibisambo urumva rero Pierre reka ngushimire urakoze cyane muri Imana akomeze kubana nawe cyane kandi abantu bakomeze bakande subscribe kugira ngo dukomeze tugire ute